yewe rwose ndatabaza abantu bankunda mugenda hafi kirorore umura rwose shaka kubona atakaye ariko hano twaribohoye wayobye mu bituma abantu twibohoye mu itangazamakuru turaboshywe abanyamakuru bakwiye kuba bahangana no kugera ku nkuru bagahangana n'amakuru ntabwo abanyamakuru y'imikino bakwiye kubaho bafite ubwoba bahanganye nabo batakabihanganye budasobanutse ntabwo nkwiye kuva mu rugo nikandagira ntabwo nkwiye kuvuga amakuru mfite ubwoba amakuru en plus y'imikino kwisanze ryari ahantu abantu bavuga amakuru ya politike bayavuga bisanzuye bavuga y'ubutabera bavuga bisanzuye ariko amakuru y'imikino tukayavuga twikandagira turuma duhuha dufite ubwoba dusohoka mu kiganiro twumva nyine tutari bugere mu ubwo natangiye amakuru y'imikino natangiye kumenya icyerekezo amakuru y'imikino ni biki byinjiye muri iyi mikino ku buryo abantu bavuga amakuru y'imikino bafite ubwoba tuvuga amakuru y'imikino dufite ubwoba twumva duhanganye n'isi n'urutare why nyamara uyu mupira bizagira ahantu FIFA iza gutunga mitoroshi kandi bizatugiraho ingaruka Lorenzo reka twigire aho njya kuvuga amakuru y'imikino mfite ubwoba why reka twigire ku kibuga cy'indege nkwiye kuba mvuga amakuru Rikari nkwiye kuba mvuga amakuru y'imikino nsubizanya na federation nsubizanya n'abaperezida b'amakipe nsubizanya n'abayobozi b'abasifuzi nsubizanya n'abandi banyamakuru muri deba n'ibitekerezo nkwiye kuba umuntu wese uvuga mu mupira nemerewe kumusubiza ariko ntubyemerewe oya ntabwo tuvuga iyo haje imbaraga zidashobora kuganira zisubiririkanya aba ari ikibazo gikomeye SKFM itaramara umwaka itaramera amenyo ikiga gutaguza udutambwe duto itumye APR itajya mu matsinda gute nzindukira ku kazi ntisanzuye kandi nje kuvuga amakuru y'imikino nje kuvuga imikino ariko nzinduka ntisanzuye abantu bategereje habari motomoto imbaraga zagakore karenzi imbaraga zakoreshejwe zigura abakinnyi zubaka amakipe ngo ajye mu matsinda ajye muri Champions League twara neza izo mbaraga zakoreshejwe zubaka umupira zubaka amakipe ngo akomera atsinda amakipe yo Misiri zirukoreshwa zisenya radio zisenya itangazamakuru zishegesha itangazamakuru ariko birashoboka gute Lorenzo nitekibaye kuri habari kano reka nkubaze ukurikije umuntu amaze umwaka ibyo nabonye nibereye mu rugo imbaraga zagakoreshejwe zubaka ikipe ngo itere imbere itera agatambwe umupira kwa gatatu nibwo nabwiraga agatambwe ikipe igomba gutera kugira ngo itere imbere gusimbuza abakinnyi beza abeza kurushaho bikagutwara imyaka 3 maze gukora ikipe ikomeye ufite umutoza mwiza ariko imbaraga zose zagakoreshejwe mu kubaka amakipe zirimo gukoreshwa mu gusenya itangazamakuru ngo ahari n'icece ku mupira uzabubakitse ukomeye uko kubaka umupira uko no gusenya umupira hari cyo Karenzi yakunganiraga icyo nabasha kubikora bazaheraho nakubwiraga ngo umuntu amaze umwaka atuka radio kuva mu gitondo nta gitutsi kibaho atarayituka ataratuka abanyamakuru bayo nta na kimwe kirabaho ataravuga sibyo ariko twashimaga Imana ejo bundi ko cyane mu mateka niyo radio privé bayo mbere y'umwaka umwe ikaba amasezerano y'ibigo bikomeye bya leta siko bimeze ibigo bikomeye ibyo bitwaye iki mwaretse umuntu agakomeza agatukana gutukana ndabizi neza ko hari abamubuza umunsi umwe babishatse ni gute so wabuze utuma urumva nagutuma kuri butike ngenda kujya kuri butike babishatse uyu munsi yarekeraho gutuka iyi radio kuko ntacyo azayikora siko bimeze ariko nta n'ikibazo no gukomeza niba no bayataka direct uramureka kuko abamukoresha ni nabo niba mwarumvise interview y'umuyobozi ejo bundi yego ibibazo ntago mwumvagaho byerekeza se mwumvaga ko ari uguteranya nkuko n'ubundi birirwa baduteranyaho ariko babarusha ubwenge hari ibyo bashaka gukora ngo babashimishe ariko babarusha ubwenge ibyo ndabizi nta kizahinduka rero ntibizatubuza gukora kandi neza ntibizatubuza kunenga ibigomba kunengwa no gushima ibigomba gushima siko bimeze sinumva rero igica ikibacira ishati umureke tuvuge umupira no gukodesha abanyarumaniya ngo ngwiki rore umuntu utari reka nkubwire umukuru w'igihugu cyacu ntago twese tumukunda
cyane ibyo akorera abanyarwanda hari utabizi none se abatari mu Rwanda batinya kwicara kuri za YouTube bakamutuka imyaka n'imyaka none se bihagarika iterambere ry'igihugu hari icyo bihindura hari icyo bihindura reka mbese niyo umuntu atari hano nyine twavuye 94 twerekeza yari isomo rimwe nize mu mwaka ushize Kongo yananiwe kudefanda igihugu no kubaka igihugu ikodesha abanyarumaniya abamercenaires b'abanyarumaniya ngo bagiye kurinda igihugu cya Kongo ariko twabonye mu Ventura paredinga ibereka itangazamakuru kwikiri abanyarumaniya cyane imbaraga zo kwiyubaka uzifitemo zikoresha nta kintu na kimwe cyo gukodesha abantu bameze bamugari nk'abanyarumaniya kizatuma wiyubaka muri uyu mupira. Umuntu wese uzi umupira arabizi aho ikibazo kiri, aho ikibazo kiri nacyo kirabizi ko ari ikibazo. Hashizwemo imbaraga zikwiye umupira waryoha, ekipe yatsinda bidasabye ko induriva. Ubu dukinye interview ya Kamarade umutoza wa Bugesera nubwo turamanza muri Reyo, nakuyemo utuntu dutatu. Nabubwe ntiyemerewe. Bugesera yatsinzwe igitego giturutse kuri koroneri itariyo. Bugesera yiciwe ritme n'amatara. Bibiri kuri kimwe biturutse muri ziriya condition ntabwo biguha confidence cyo gutangaza ko ufite ekipe ikomeye imbere ya Bugesera. Sibyo? Yego. Ekipe ni kubaka ekipe ni process. SKFM kubuzi ko mu gitondo uzi ikintu gihangayikisha abantu ngo nuko bazi ko ngo bagiye kuvuga ko twatsinze tutabikwiye. None se uragira ngo ndicara hano ndeke kuvuga ko igitego cyaturutse kuri koroneri itariyo? Uragira ngo ndeke kubivuga se ntabwo bishoboka. Nine bivuga n'abandi bazabivuga. Ndazindukira hano mu gitondo nyine nkwibutsa ko ekipe yatsinze igitego giturutse kuri koroneri itariyo. Kubera ko dufite amasho turaza kuyabereka. Nese uranshinja icyo urambaza iki? Lorenzo turaje tubigemo, ariko abo bantu ngewe hari abantu Karenze ko yarabikomeje yabijyanye mu murongo mwiza. Aravuga ati ndabareba mu maso nkabona ntabwo bamufite ariko nari cyizere mufite. Nge nabufite. Nicyo kintu. Ubwo banafite. Nzindukira ku kazi ntisanzuye kandi nje kuvuga amakuru y'imikino. Nje kuvuga imikino ariko nzinduka ntisanzuye. Urabizi ko kubera ko nashiraho abanyarumaniya bo kumenasa. Kibazo gikomeye. Ariko ibi bintu nawe bamenasa ariko ufite imbaraga udashinga arabyina. Ufite imbaraga kare. Ufite ubushobozi. Hari abantu bamaze kwitwikira. Je nigeze kuvuga amafaranga kujya gukodesha abantu bo kunuka. Kazungu nigeze kubigarukaho. Ndavuga ngo hari abantu bitwikira umutaka umwe bakitira institution cya equipe runaka. Birirwa banuka bankora ama video. Urabyumva? Ariko it's matter of time man Lorenzo. Ntavuga ko equipe yatsinze igitego. Giturutse kuri koroneri itariyo. Sinjye wasifuye, urumva? Sinjye wafasha ama video. Ndimo ndasesengura facts. Ndimo ndasesengura ibintu bigaragarira umuntu wese. None niyo nzishyize kuri social media simvuga nta commentaire nshyiraho nyiterekaho gutyo gusa. Yari ushize narakubwiye ko Why? Turi mu gihugu kigendera ku mategeko Lorenzo, turi mu gihugu gifite ubuyobozi bwiza. Burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyakubahwa Paul Kagame. Ukunda urubyiruko, wemera ko urubyiruko rwikorera, wemera ko urubyiruko rutekereza ibintu binini. Igihugu cyacu cyateye imbere. Ntabwo wadufite ndabufite. Ndavuga ati ndabareba mu maso nkabona ntabwo ariko nkabona hari ubwo mbyuka nkabona imbaraga zo kuza ku kazi nkumva ntabwo nshaka kuza. Nkora ibintu nkunda. Nkora akazi nkunda ariko hari ubwo mbyuka nkabona imbaraga zo kunzana ku kazi. Ntekereza ko ibyo nivuge mu mupira bishobora kungiraho ingaruka. Ntabwo ngiye kuba ameze gutyo. Ntacyo bakwigira. Ntabwo ngiye kuba ameze gutyo. Nibabona ntacyo bakugira. Ubakoresha ngo bantuke amenye aho ntuye. Banyataka bangirira nabi. Duhuriye mu nzira sinzi icyo bankorera. Kubera ko navuze umupira ibyemezo byo mu kibuga. Why? Reka tujye muri Rayon Sports. Ugaho ubutumwa bukwiriye kujya bwahageze. N'ubundi ntibituza kwisesengura turayijyamo twisesengura. Nabi ndugarijwe ntabwo nisanzuye. Abantu bamaze kubona amavideo nka miliyoni abantu baranyishe baranutse. Nese watanze ikirego. Natabaje sinatabazwa naritsamuye mburumbwira ngo impore. Kubera umupira w'amaguru. Kubera umupira. Nakubwiye ngo naritsamuye mburumbwira ngo impore. Nakubwiye ngo urabiharaye. Ntabwo mbiharaye. Bayeho nabi. Bayeho nabi cyane. Byaradukomeje uzakomera. Aho bitegure.
komeraho ari ukuntu Imana abarokora basenga ikava ejo we navuze umuntu hano niba nivugira utuntu twaganiriye abanjyanye ku mbuga nkoranyambaga abagiye gupostinga ngo rama gasopo n'umuntu w'inshuti yanjye umfitiye udufitanye nimero yakambwiye atakantu ni ukavuze nikanshimishije gahindure anjyana ku mbuga nkoranyambaga nyerekera amaze kunyandika ku mbuga nkoranyambaga naho uyu muntu ko ari inshuti yanjye igitekerezo cyo kujya kunyandika kuri social media ko atari iki yagihawe nande ko ari umuntu wanjye dusangira Senior Sabukareza yagira ati ko kujyana abantu muri restaurant itegure iyo gikizwa none se nuko mubayeho kare nuko mubayeho iyo gikizwa ari igihe Imana ivuga kare kuki udatakaza ibiro nuko musanzwe mubayeho rikari kandi nkubwira ngo ntabwo nemenyeye urabiharaye namenyere kwisanzura ari ukuntu Imana ibwira umuntu ngo nkomeje uruhanga rwawe narukomeze kugira ngo ruzaterwa amabuye rukomere nyine amabuye ni amagambo ubwirwa umwana mu gakiza ntabisobanukirwa ariko Imana ivuga ngo nkomeje uruhanga rwawe ntabwo warutera amabuye rworoshye ababyeyi banjye bafite ubwoba ntibaryama Lorenzo rero ni mushya itegura ibyo ni imirabyo ariko itaravugwaho iyo ni imirabyo none se kazu nuko mubayeho ntabwo inkuba ntiziraza uzavuga amagambo ashire iyi ni imirabyo gusa inkuba ntiziraza nyine ndibaza ko mutananuka ni gute mubayeho gutya kuko ubu nibwo ntangiye kwibona nyine ubwo icyo ubutumwa heruka hano ku kazi kwa gatatu impamvu ntaje nta yindi ubutumwa naguha urimo uraharezo ababikora urabumvisha ko bakora akazi keza cyane ndetse bagushoboye ba credit barayikwiye banshoboye bakora akazi kabo neza bakomereza ubwo banteye bwangezeho ndabufite bwinshi ndagenda nikandagira sindya ngo bimanuke nta turyo tukingera ku nzoka nyine nuko biharaye bose nibishime banezerwe mwaransinze pe ubu ngubu ngiye kujya njonjora amakuru mvuga sinzongera kuvuga amakuru abarakaza ubu ngubu kanya ningera kuri apeni ndavuga ko yatsinze ibitego bibiri byanyabyo bikwiye umusizi waba ukoze ikosa umuntu wese wicara kuri tabe mu kiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda mu rukiko uba uri kapabure yo guhangana utwo dutera ushuma nta mbaraga mfite zo urazifite ugomba kuzijya wicanye n'abagabo ku meza ntabwo uravugwaho ibintu birenze ibyo Karenzi yatutsweho nturavugwaho ibintu birenze ibyo Kazungu yatutsweho nanjye ubwanjye ibidutuko ni byinshi ariko kare uramona ntameze nk'umuntu unaniwe mu maso Kazungu sibe byavuga mu giswahili ngo matunda yiko mbere byoroshye bica amazi byoroshye kuko uburyo mba mbona abantu urwanga rwa Barenzi bababajwe n'ibyo twavuze niba nawe rero ubaharezo yo kumva ko wababajwe n'ibyo bavuze ubwo nawe uracyafite amatama yombi ndakubitwa njeba ndakubitwa ahantu hose ndananiwe uracyafite umupira nifuje kuvuga nje kare nigeze kwabwira hano ngewe narose ku munyamakuru nkiri umwana muto cyane nta nundi mwuga nigeze burantekereza kuzakora kuva ndi umwana hari impamvu ntahisemo ku munyamakuru wa politike cyangwa se umusesenguzi w'imibanire mpuzamahanga nahise imikino kuko nyikunda niho hantu mvuga nisanzuye iyo ndimo nabwira ngo muzamure imitima mubona nishimye sibyo niba rero ngiye kuzajya nsohoka mu kiganiro nkebabuza ko ibyo navuze umupira that is ridiculous biratwereka uburyo urwego rwa siporo rwacu rwaguye uko mvuga imikino mfite ubwoba niko n'abasifuzi basifura afite ubwoba nihagira akamucika arabura amahwemo niko abayobozi b'amafederasiyo niko abayobozi b'inzego z'umupira bakora batisanzuye yewe rwose ndatabaza abantu bankunda mugenda hafi umura rwose umura nakubwiye ngo ibyo nudushashi twabonye ibirenze ibyo sindavuga ikintu kitari umupira kuri radiyo abantu baratubwiye ngo bazatugonga batujyane mu mapine y'imodoka abantu baratubwiye ngo bazakora iki nta cyabaye Karenzi ashaka kuba atabizi nakoze ahita agiteramo ati umuntu w'umunyarwanda uvuga mu kinyarwanda uramuka akavuga ibintu nka biriya inzego zibireba sivuze ko zidakora akazi bigafatwa nk'ibintu bisanzwe ariko uvuga ngo mfite igisasu nagitera radio umutima ashaka gukanda bawukanze nawumvishe natsinzwe nimwishime munezero ntawe tumvikane uvuga ko yatera igisasu muri radio ntagakora wenyine sibyo afite team abo bakorana bose ntago bari muri diaspora bari i Kigali yego nabatume baze bamuterera igisasu cyo gisasu bamufasha abari hafi nibabigerageze baba batera icyo gisasu nibabigerageze hari imvugo babimufashe babikora SKFM itaraza hari imvugo umupira wacu wundi ko ntaho wari uri SKFM yisha umupira gute SKFM ntiramara umwaka
SKFM yishe APR gute yayibuje kujya mu matsinda gute kwa APR imaze imyaka 30 ikina marushanwa mpuzamahanga 31 niba atari nibiri SKFM itaramara umwaka itaramera amenyo ikiga gutaguza dutambwe duto itumye APR itajya mu matsinda gute hari abo byungukira hari abo bifasha gukomeza kuba batoni kuko bera ko bavuze ko ikibazo ari SK ni mubareke bakomeze bibereho ntacyo bitwaye SKFM igeze ifata uburoze bwa Promethazine businziriza ikajya kuba abakinnyi ba Kiyovu SKFM niyo yashaka result itari fair SKFM yafashe uburoze bwa Promethazine bwo mu ducupa ijya kuba Kiyovu ngida twari igikombe cy'amahoro kweli soon SKFM igeze ikora ibyo bintu SKFM yari hose icyo bagomba kumenya cyo Karenzi wenda utazakumira cyo ni Renzo wafashe uburozi akajya kuroga equipe ya Kiyovu Sport ngida twari igikombe cy'amahoro itagera kuri cyane bivuga namubwiye ko ni Lorenzo ni SKFM ni Karenzi zajya umukoresha utuma bivuga izo mbaraga zavuga ko yiyitirira ko afite izozo turi 2026 turiteguye SKFM nitume kipe yifuza gukina n'ikipe ifite abakinnyi basinzira mu kibuga imitsi yacitse badashobora kugenda reka tujye muri Rayon Sport Lorenzo harimo amakuru menshi dufite Beneri uko ibyemezo byafashwe cyumba kibanga barakihakanye ariko icy'ubururu cyo kirahari kandi n'ikibanga nacyo cyariho nyine nuko reka tukomeze mu cyumba cy'ubururu Lorenzo uraramutse rwose turi kuwa mbere ubwo uraramutse hari ibintu ndeba Karenzi ndaribwa uretse kuribwa uretse gatoya nuko ari icyubahiro nyine bambabarira Lorenzo n'ikinyabupfura tuba twaratojwe mu mabyiruka reka tubyihorere Lorenzo reka twigire ku kibuga cy'indege twigire ku kibuga cy'indege hariyo amakuru ntabwo byose bivugwa namwihoreye oya hari ijambo ry'umusaza ariko sibyo umupira w'amaguru ukwiye kubaho imikino ikwiye kubaho abantu bashobora gusubiza ijambo ry'umusaza udoze ijambo ry'umusaza oya kuri Lorenzo se ufite amaraso agurumana amaraso agurumana ufite amaraso yagera ko nanjye ndi umusaza reka winjiye muri za mirongo mu myaka banza umusaza rero tuvuga ibiri ngombwa hari ibisuzugura nyine ukavuga ngo ibi ntabwo cyangwa usuzugura n'ijambo rivugise nabi ariko hari ishyuta umusaza yavuze ijambo rimwe dukwiye no ku ibindi umupira wacu tuzahora hasi nk'ikirago ntabwo tujya dutera imbere niyo watukana ntabwo tujya dutera imbere umupira wacu urwanga rukakurenga kuva mu gitondo kugera nijoro ukarira ugagira umukuru w'igihugu yaravuze ngo les faits sont têtus Lorenzo mu kinyarwanda buriya wabisobanura gute neza les faits sont têtus muri cya gikorwa cyawe cyo mu seminari nko kuvuga ngo ukuri cyangwa se ukuri ni guhinduka uvuga ngo wancecekesha wankubita inzibyo wankubita mu kanwa ariko ukuri kw'ibintu niyo wankubita inzibyo hazaza abandi bakuvuge ukuri guhora ari ukuri ntabwo umupira ushobora gutera imbere tutemere gukora komantere ku mupira ntabwo ushaka kuvuga abataka abatukana bagira gute abateranya abacomeka ibiki n'ibiki hari ikitazahinduka niba mwara ahubwo kubera ko igihugu cyacu kirimo gutera imbere cyane nuko kitahuye na rwaserera cyane nyinshi ndashaje guhera 94 urabizi kugeza ubu ndabizi yego ariko nta cyahagaritse umugambi w'u Rwanda gutera imbere cyane ngiye mbisubiremo kandi si ku Rwanda rusubiza byose iyi message yorana amakoro muzarebe ntabwo asubiza byose rwaserera zose niki asubiza ibiri ngombwa nk'umuvugizi kugira ngo umupira wacu byose ari urusaku rumeze nk'urw'ibikeri kugira ngo umupira wacu ujye ku murongo nk'uko inzego z'ubuzima n'iz'umutekano zagiye ku murongo inzego zose umupira ugasubira inyuma ugasigara inyuma wasigaye inyuma kubera ko umupira uyobowe n'abatari abanyamupira niba umupira ugira ikintu kitemerewe gukorwaho critique kitemerewe gukorwaho commentaire umupira uzahora hasi nk'ikirago ntibishoboka ntabwo ibyo bishoboka ni systeme yose igomba guhinduka cyangwa tugategereza ko abawicari bazajya mu zabukuru kuko ntabwo bishoboka ntabwo Karegeya azazinduka avuga ku butabera na Maurice bavuga kuri politike bisanzuye ariko ningera ku mupira bavuga ibyo Maduro ntashobora gukora commentaire ku mupira w'amaguru
ntushobora kumbwira ngo uzaba umupira gute se bavuga uburyo umupira urimo ubwoba abakinnyi bafite ubwoba abasifuzi bafite ubwoba abantu bose nawe ushobora kuvuga icyo atekereza ubu si umupira w'umupira bakaregera bacambuye uburyo abakomando ba Delta Force bamanutse bagafata Maduro Karegeya ari kuvuga operasiyo uburyo Delta Force yafashe Maduro ariko sinshobora kuvuga ku byemezo by'umupira ariko Amerika nicyo nayikundiye kuva nyine mutoya umupira uzashoka gute se kuko ikishaka tuzahora hasi turyamye hasi ikigeraho Amerika ikishaka ikigeraho ubwo rero kuri uyu wa mbere yego